muri equipe ya Sport ijoro ryashize nibwo Pezo ya Sport yagiranaga ibiganiro bikomeye cyane na equipe ya Vipers ndetse na Elimeleke. Ibi biganiro bikaba byagenze neza cyane. Icyo ngiye kubwira abakunzi ba Rayon Sport kuri uyu munsi ni igihe bemeranyije equipe ya Rayon Sport izahuriramo n'aya ma equipe uko ari abiri. Ngiye kubabwira iminsi vanga equipe ya Sport irakina na Vipers vubanga cyane, aza kubabwira iminsi bemeranyijeho n'uburyo iyi mikino izakinwa. Rayon Sport igizakinana na Elimeleke bamaze kubyumvikanaho, bitewe buri equipe bitewe na gahunda ifite, bamaze kumvikana uko gahunda zimeze, bamaze kugira gute kubiganiraho nk'abantu b'abagabo. Ikindi nuko uwitwa Shadrack Bingbero ari kubwira ibibazo bwa Sport ko yasubira gato muri Congo akajya gukemura ibibazo yasinye equipe ya Sport agifite amasezerano. Hari ibibazo bitakemutse muri Congo, arimo aragira gute arabasaba ko yakwerekeza gato muri Congo. Nayo ndaza kubigira ko cyane kuko birakomeye wa muntu we. Ikindi nuko ndababwira igihe uwitwa Ismail Pichu ashobora gusinyira equipe ya Sport. Iyi transfer irahari Bigirimana Bedi yavuze ati mwebwe mumbabarire cyane imba mushaka ko nzatanga umusaruro, munzanire umunywanyi wanjye Ismail Pichu. Ndababwira igihe ashobora gusinyira, hari ibintu bitaranoga neza cyane. Yes, reka nangiye neza cyane ndamburi amwe mu makuru mbana ngiye ngarukaho. Pezo ya Sport ari kwifuza Ismail Pichu, ariko bidakuyeho ko hari abandi bamwe mu bayobozi batari kubyemera neza. Ariko Ismail Pichu hagati yo kwa gatandatu no ku cyumweru ashobora gusinyira equipe ya Sport. Icyo cyo ndakibabwiye, iyi transfer nzayikurikirana mpaka ariko Ismail Pichu ibiganiro byo byatangiye. Nyuma yo kumva ko umutoza wa Sport ashaka nimero 3, Bigirimana Bedi ni wagiye inama aravuga ati mfite umutaramo wanjye twakinanye muri Kiyovu, mumuzane bizamfasha no gutanga umusaruro kurushaho. Pezo ya Sport ni umushaka, ariko hari abandi batamushaka. Uyu mukinyi rero uko byagenda kose nge mbona ko yaba ari na transfer nziza. Iyi transfer yaba ari nziza nge niko mbibona, abitewe na Bigirimana Bedi wenda uburyo bakinanye muri Kiyovu. Nge mbona ko mediane ya Sport yaba igize gute, yaba ibaye strong, yabaye mediane nziza cyane. So rero bigire uyu mutaramo hagati yo kwa gatatu no ku cyumweru ashobora gusinyira equipe ya Sport mbere ku isoko ry'igwa n'igurisha rifunga. Uyu mutaramo ashobora gusinyira equipe ya Rayon Sport. Ani makuru muri equipe ya Sport ni Shadrack Bingbero ngiye kumugarukaho kugira ngo abakunze Sport umenye ko uyu mukinyi adacunze neza ashobora kudakina equipe ya Sport. Munyandikiye muri comment uyu mukinyi agende cyangwa hagume. Shadrack Bingbero ikibazo cy'igiteye gute? Shadrack Bingbero yasinye equipe ya Sport, ayisinyira afite amasezerano y'umwaka umwe muri DSMP. Shadrack Bingbero yavuze ko niba muha miliyoni 15 azajya muri Congo aganira na DSMP, bamuhereze release leta, abahereze izo miliyoni 15 bakanegosiya uko ibyabo si wamenya gahunda zabo bakanegosiya. Ariko Rayon Sport ambwiye ati wowe mugende muganire, nuzana release leta amafaranga turaza kuya transfer, turaza kuyohereza nta kibazo. Biragenda bibaho ngaho mukinyakora imyitozo. Uyu mukinyi rero kuri ubu ngubu arimo aratakamba cyane avuga ati mumbabarire mu amafaranga nikoze muri Congo ndebe ko naganira na DSMP nkabona release leta isoko ry'igwa n'igurisha itari ryafunga. Ariko ikindi kibazo kirimo kuri uyu mukinyi nuko ari amwe mu makipe mato yagiye acamo, amakipe utudemi yagiye anyuramo, ashaka kuba nayo ayafitiye amasezerano, nayo akaba ashaka amafaranga. Ni ibibazo bikomeye cyane. Uyu mukinyi rero kuba adafite release leta, birumvikana ko ITC idashobora gusohoka, akeneye release leta kugira ngo asinye mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo akore transfer iva muri Congo iza mu Rwanda binyure no muri FIFA mw'abantu ko
bakoze transfer iva muri Congo iza mu Rwanda ahita isigasoka. Nicyo ngicyo navuga kuri uyu mukinnyi, ubwo no gukomeza tukagenda tureba uko bizajya bigenda. Sinzi ariko birakomeye mw'abantu mwe byashobora kudakina equipe ya Sport igakinisha Foronganye kabisa na Yves Habimana akaba ariwe wataka izamu, kuko abayobozi ba Sport ahubira tuko twabonye uwo mukinnyi nabo rarizi leta umucyo anta biganira zimenyere gahunda ze kabisa. So rero icyo navuga, reka mve kuri iyi nkuru njye kuri Rayon Sport n'ibiganiro byaraye bibaye ku munsi hasize, ari ku munsi wo kwa gatatu nibwo Perezida wa Sport yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na ekipe ya Vipers cyangwa se bamwe mu bayobozi bayo na ekipe ya El Merreikh. Perezida wa Sport bagombaga kugirana ibiganiro kugira ngo barebe iminsi cyangwa se igihe cyiza bazagira gute bazakinamo iyi mikino ya gishuti igiye itandukanye. Nikeza ko ari n'imikino myiza kuri Rayon Sport, nikeza ko Rayon Sport na Vipers ari igipimo cyiza cyane kizagaragaza urwego kabisa tuzarubona kuri uyu mukino bamaze kwemeranya. So rero inama yarabaye iyi mikino rero iri Rayon Sport izakina na Vipers ku munsi wa gatatu nagihindutse. Abakunzi ba Sport mutangire mwitegure cyane, Rayon Sport nagihindutse ku munsi wa gatatu ishobora gukina na Vipers ku munsi wa gatatu saa 12 nagihindutse Rayon Sport vs Vipers. Ekipe ya Rayon Sport ku munsi wo kuwa mbere izakina na El Merreikh. Nagihindutse ku munsi wo kuwa mbere Rayon Sport ifite match na El Merreikh. Iyi mikino iraza kutwereka urwego rwa Rayon Sport, iratwereka urwego rwa Rayon Sport ku munsi wo kuwa mbere. Rayon Sport undi mukino sinzi gahunda ya Sport ifite, ariko iyi mikino yayegeranyije cyane kuwa gatandatu ndetse no kuwa mbere, mu gihe Vipers yo yifuzaga gukina ku cyumweru, ariko Espa yabwiye ati twebwe dufite gahunda zacu, mureke dukine kuwa gatandatu ndetse na El Merreikh dukine kuwa mbere. Nuko nguko gahunda zimeze. Abakunzi Sport mube mwiteguye ku munsi wo kwa gatandatu nagihindutse ndetse no kuwa mbere. Icyo ngicyo nambye abakunzi ba Rayon Sport ni update. Mugomba kumenya igihe Murera igomba kumanukira mu kibuga. So rero mugire ibihe byiza cyane.